Mama, Fibi chérie. Iki cyabaye? Wibukaga n'izina rye. Nta cyabaye mama, ntacyo nukuri. Agenze bite? Fibi bwakeye. Hano urabona hasi. Oya. Tata mama ntago wari umeze neza nyine nimugoroba turakuzana tugushyira ahangaha. Ese ko ntabimuka neza wari uri ku muhanda. Cyane ku muhanda? Ese mama mvuze. Icumi inzoga cyane wasazi. None ibibazo byawe. Kirose ubu abana bawe bari ntabwo nari mbizi no kuko ufite abana. Ndabafite nanjye ubu ntabwo nzi aho abana sinzi uko abana babaye. Ni ibibazo byane inzoga. Ntabwo abana ba Imana baba barire bahumugisha kuba mwana uraguye ku muhanda. Nari nasinze Imana ibahumugisha ahubwo. Nawe urakoze kudusabira umugisha. Ngaho basuze kugenda usanga abana. Fibi, maze rero wihangana ugabanya inzoga. Ndazigabanya dore ibintu zaraye zigukoresheje ntabwo ari byiza n'imyenda yacitse gahaguruka basi Imana ibahumugisha. Urakoze zaba hejuru kugenda no wabaraye shuka y'abandi ukuntu nayicitse Hey. Amakuru. Uranyibuka? Ntago nkwibuka. Twahuriye muri fete yo gusezera Rutambi. So ndakwibutse. None se abantu bose bari kwa Rutambi bose urabazi? Oya ntabwo nabibuka bose ariko twaraganiriye niba ubyibuka neza simbizi twamaranye n'umwanya tuganira. Nitwa Nkubito. Wowe witwa nde? Abasore banyita Mwiza Diane. Aha niho mu rugo? Kubera iki sumbaza? Oya. Yego, niho mu rugo. Okay. Basi mpaka nimero kawe ibindi nzabikubwira utaha. Sumbaza nimero nari ngombwa kuvuga. Ntabwo byaba ari ngombwa. Wamfashe ukamaka nimero. Kumva bitaba ari ngombwa kabisa. Umumotari wanjye arajuga ati uzabona n'ubutaha. Mahirwe ndase ntabwo abahora. Use koko nzongera mubone. Kagashenzi nabwiye ngo kazambwira uko karamubwiye. Kumera n'umuhoro wambonye ko kanigende. Ariko ndibutse wa amaze kumbwira ko hano ariho iwabo. Izi nzira nzajya nzinyuramo umunsi ku munsi. Nzakubona. Amakuru uyu munsi ufite akanya
Okay, byiza wari uvuye muri etide. Noneho ndagira ngo umbwirire umushoferi wawe agufate akuzana hano Miami Bar, hano hahoze kwa Vrigile, uze tuganire ko dore maze iminsi tutaganira, ndanagukumbuye. Okay, ndagutegereje. Sawa. Call me Kelly, yeah, they call me Queen Kelly. Mama Kia, toto la Mama Kelly. Njame na shibu na ishkwa kuniga and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa Kariako. Sichezi na kaka zangu na chezi na kakako. Mixa mkongoto, wonga uza siso, mindio bisho. Iga na kustopu one, ujulu ziki hata tone. Ubuse n'umwanya ugiye kumbwira ko nce utanyibuka. Biteze Sawa. amakuru meze neza ko runce utansuze Akuse umuntu abantu bose azi yagenda aca mu muhanda basuza basireka ibyo tubyihorera andi makuru meze neza meze neza ndaho wese nanjye ndamahoro ndi kwandika igitabo ngiye gusoza IT muri KIST. Okay, byiza nanjye ngiye gukora exeter siziye uri kwitegura neza yego ariko mwiza ni mwiza pe izina ni ryo muntu akumva nkubaze akabazo gato kamatsiko ku ishuri wanyu hano wiga abakobwa babaye kubera iki abakobwa barahari ni na benshi bose turigana okay ndi kukureba nyine urasa nkaho wankunze sibyo niba ntibeshye ubwo tiyezo wabimenye wigana n'abakobwa bashobora kuba ari beza kundusha ni ukuri kw'Imana none se wagiye nyine ugashaka abakobwa mwigana abakobwa bose ndabareba ariko mwiza nyine mwiza niwe mwiza sinkubeshye sinkunda kujarajara mu bakobwa baramwizese rwose ibyo tubyihorere basi unaseka neza byisi yo mbara ntongere kuntera isoni rwose ugatuma nongera no kuvuga ubu se mvuga iki tuvuge iki mba sari kambe nigendeye aryo wambwiye ngo ugiye kurangiza sizemu wiga ibiki yiga mege uzi kuri n'umuhanga ntabwo bikabije nta kibazo wampa nimero zawe urakoze cyane sawa bayi ndagiye Bye. Kuki